Yesu Kristo ashimwe. Reka dusenga Imana ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, byiringiro by'abakwizera, mbaraga zacu, gitondo cy'uno munsi nongeye kugushima ndaguhimbaje, gushimiye urukundo rwawe rwinshi, gushimiye imbabazi nyinshi utugirira, izina ryawe nirishimwe, ushimwe kubw'amaraso wameneye Golgota ku musaraba, kugira ngo abari bapfuye tuzize ibicumuro byacu, utubere igitambo kimwe gusa kandi cyiteka. Oh haleluya, kugira ngo data mwiza tubone ubugingo buhoraho. Haleluya, ntabwo tubikesha imirimo, ntabwo tubikesha gukiranuka, ahubwo ni ubuntu bwawe busaze watugiriye. Izina ryawe nirishimwe, ngaho duha imbaraga zo kudapfusha ubwo buntu busa, nyaguhora ku ngoma Imana tukumvira kandi tukubaha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 53 kuva ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 6. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiriraho gukiranirwa kwacu twese. Reka dukomeze gatoya hepfo ku murongo wa 7 twumve. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abakikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Amen, amen. Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Turi mu bihe twibuka Pasika, twibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Ni igihe twibuka uwatubambiwe, ni igihe twibuka gukurirwaho ibitambo, tugatambirwa igitambo cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ni igihe twibuka gukurirwaho urupfu rw'iteka ku bamwemeye bakamwizera. Ni byinshi njye nzirikana kuri Pasika. Mba numva atari umunsi uko nateka cyane ngo nuzuze ameza, ahubwo mba nongeye kuzirikana urwo urukundo ntari kugirirwa na data, urukundo ntari kugirirwa na mama, urukundo ntari kugirirwa n'umuvandimwe cyangwa indi nshuti yanjye nkunda cyane. Urukundo nyarukundo rwatumye Imana yiyambika akamero k'umuntu, ikababazwa kugira ngo umuntu yaremye atazimira byiteka, ahubwo kubw'urukundo yakunze umuntu mwirema imwigarurire. Imana yo mwijuru nihabwe icyubahiro. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Nagira ngo rero iki gitondo nge nawe tuzirikane uru rukundo, two kurukerensa, kuko ntabwo ari abantu bose bagiriye ubu buntu, ntabwo ari abantu bose bahamagawe, nta nubwo abahamagawe bose bitabye, ntabwo abitabye bose bakomeje urugendo. Ngira ngo ingingo bo kiri muri uru rugendo, ambara imbaraga, ukomeze, imbere hari ibyiza, hari ubugingo tubikiwe. Imana yo mwijuru nishimwe. Kandi nawe wumva wabivamo cyangwa hanabivuyemo, ongera wambara imbaraga, ugaruke. Ni ukuri ugaruke nka wa mwana w'ikirara. Mu rugo kwa data hari amazu menshi. Iby'iyi si birimo kudukanga ndetse tugakuka imitima, bigatuma tuva ku Mana tukanayitera icyizere, ariko ni iby'akanya gato. Uyu munsi urapfa ukabisiga, ni byiza kubishaka, ariko kandi byigukura ku Mana. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Reka turirimbe iyi ndirimbo ya 375 ubundi dusoze
Imana mu ijuru nibaho umugisha. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera turana na twababi. Mbega dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi babamba umukiza, i Goligota ku musaraba, ahemurwa avumwa atukwa n'abantu, yikorerera ibyaha byanjye byose. Dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, niko yitanze ngo ambere umukiza. Bihebe mwese mumwiringire, dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfa rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa se. Dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Hazaba umunsi tuzumva impanda, harabagira n'ijuru ryose, Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingomu umwami wanjye. Dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo, nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya, haleluya. Ashima Yesu cyane kubw'uru rukundo. Haleluya. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ariko kandi tuzirikane ko hari umunsi tuzumva impanda. Haleluya. Hari umunsi tuzumva impanda, Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe, kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwo azaza ngo natwe tuzasa nawe. Uko azaza ni kurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bifurije umunsi mwiza, bifurije ukwezi kwiza, ukwezi kwa kane. Ni ukuri uku kwezi Imana izabiyereke. Muri uku kwezi muzabonemo amahoro, muri uku kwezi muzabonemo ibyishimo, muri uku kwezi Imana izasubize ibyifuzo muyifiteho, muri uku kwezi Imana izabagure mu buryo bw'umubiri n'umwuka, muri uku kwezi Imana izabahaza amahoro, ya yandi ab'isi badatanga, ya yandi
atagira akagero. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Data turagushimye muri iki gitondo cyiza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kwera kwawe no gukiranuka, tugushimiye haleluya haleluya imirimo itangaje wadukoreye, waturinze mu bicuku bya nijoro, wabanye natwe mwami mwiza. None turabyutse duhumeka umwuka w'abazima, ntitwirengagije ko ari bene data bari ku ma ogisijene, ntabwo twirengagije ko ari bo benshi bari muri morgue, ntabwo twirengagije ko ari bo benshi bari ku bisasiro batazi amasaha ahageze kubera uburibwe, abari muri koma. Ntabwo twirengagije ko hari abantu bari mu bwihisho kubera induru z'amasasu, ariko uratwemereye isaha nk'iyi ngiyi twongera kumva ijambo ryawe, twongera mwami mwiza kubona umwanya wo kuritekerezaho. Wera wa Isirayeli, izina ryawe nirihimbazwe. Reka iri jambo ryawe rero ari njye n'abaryumvishe ritugirire umumaro, cyane cyane umumaro wo guhinduka rwose, dushakashaka kumenya icyo ukunda n'icyo ushaka n'icyo udushakaho, dushakisha kumenya uko ushaka ko twitwara. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nuko rero mwami tukuragije iminsi yose dushigaje kubaho muri ino si. Wera wa Isiraheli, ngo bari wowe uzabana natwe umunsi ku munsi, isaha ku yindi, segonda ku yindi. Nyaguhora ku ngoma Imana, uturinde guca hirya cyangwa hino, ahubwo turinde kurombereza, dushinga aho ushinguye Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, kuzagira ngo tuzagerane nawe ahera hawe, kugira ngo tuzaraganwe nawe ubwami, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Muri aka kanya rero nitwizirikanye ubwacu gusa, ahubwo tukweretse na ba bandi Yesu Kristo bakiri mu byaha, ngo bamurikire. Wera wa Isiraheli, hari abashaka kubivamo bikanga, bakabura imbaraga. Bambika imbaraga zinesha satani n'abadayimoni, bambika imbaraga zinesha karande, bambika imbaraga zicagagura imigozi yose y'umwanzi. Ku bwabo ntibabyishoboza, ariko dushobozwa byose nawe Kristo. Ambika ubwoko bwawe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Nyaguhora ku ngoma Imana, komeza imitima y'abihebye muri iki gihe. Abantu benshi barihebye, babuze aho bafata n'aho bareka, ariko uri Imana itanga amahoro, uri Imana nzima, uri Imana itanga icyerekezo. Wera wa Isiraheli, hari abafite ibibazo bibaza ngo dukora iki, ese ko dukora tugahomba, ese aho dushoye ko byanga, ariko wigize usanga abagaragu bawe ngo bamaze ijoro ryose, nyamara ngo bari abarobyi babifitemo experience, ariko ngo barara ijoro ryose ngo baroba ntibagire icyo bafata, ariko Kristo ngo ubereka aho bakwishyira urushundura. Ngo nuko Petero avuga ngo ubwo ari wowe ubivuze reka bikore, nuko anaze urushundura ngo bafata ifi nyinshi cyane. Wera wa Isiraheli, ni wowe ujya uduha ubwenge mu ma business dukora, ni wowe ujya uduha ubwenge mu mirerere y'abana, ni wowe ujya uduha ubwenge mu kubaka ingo zacu, ni wowe ujya uduha ubwenge. Nyaguhora ku ngoma Imana, atanga ubwenge ku bwoko bwawe, kuko ubwenge bubaye bwinshi, kandi ubwinshi nubwo bujyana abantu mu kurimbuka. Turakeneye ubwenge bwawe, dukeneye ubwenge bwawe, dukeneye gufashwa nawe, dukeneye gushyigikirwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera igitondo cy'uno munsi ningingira abantu bari ku bisasiro by'uburwayi. Hari abantu baruhijwe n'uburwayi, ariko uri uwera kandi urakiranuka, uko arikerana n'isaha ni kuri. Nkwizera neza ntashidikanya kuri Imana ikiza indwara. Wera wa Isiraheli, ikiza indwara iziri mu maraso, kiza indwara ziri ku ruhu, kiza indwara ziri mu bwonko, kiza indwara ziri mu mutwe wose, kiza indwara z'amaso, kiza indwara z'imitsi, kiza indwara zo mu magufa, kiza indwara zo mu nyama zo mu nda, mu izina rya Yesu Kristo. Hari ababara ingingo, abo bose niwe ufite imbaraga zo kubakiza rwose, mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe gikiza nikibagereho, mu izina rya Yesu Kristo. Babona ineza yawe, babona ukuboko kwawe, tuzumva amashimwe aturutse mu kanwa kabo, bavuga ko Uwiteka bakoreye imirimo n'ibitangaza.
izina ryawe nirihimbazwe papa, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri data wa twese mwiza, uri intwari mu ntambara, nyaguhora ku ngoma Imana. Nongeye kwibuka abamama n'abapapa barimo bararizwa no kubura urubyaro, nyaguhora ku ngoma Imana ngo utange urubyaro, kuko uri Imana iziburinda abantu bakabyara. Wigeze uziburiye Sara kandi ngo yari yaracuze, wiyera wa Isiraheli umuha Isaka, nyaguhora ku ngoma Imana. Uko niko wagiye ugenza ku bundi bwoko bwawe wera wa Isiraheli ugatanga urubyaro. Turabingingiye nabo mu izina rya Yesu Kristo, gutanga abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe gutwita, ukuriza abana mu nda zabo, ubahe kubyara no guheka, ubahe gukuza mu izina rya Yesu Kristo. Bashyingize babona abuzukuru n'abakazana, babona abakwe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Kuko uri Imana ibishoboye kandi uri Imana ibifitiye imbaraga, uri uwera kandi urakiranuka. Mukunzi mwiza, nongeye kwingingira ingo mu izina rya Yesu Kristo. Satani amaze igihe yigaragambya mu ngo, asenya ingo ndetse ageze no muzabera. Uwera wa Isiraheli, nongeye kukwinginga, ongera urukundo mu ngo, ongera urukundo hagati y'abagabo n'abagore, ongera ubwumvikane no guhuza mu izina rya Yesu Kristo. Tanga impano yo guca bugufi no kwihangana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyaguhora ku ngoma Imana, musengeye n'urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Abana bacu tubashyize mu biganza byawe, ujye ubarinda amajya n'amaza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibabeho kandi ubahe ubwenge rwose mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo abana bacu bazigishwa nawe. Nta mwana wakwigishwa nawe ngo azajye kunywa urumogi, nta mwana wakwigishwa nawe ngo ajye kuba indaya, nta mwana wakwigishwa nawe ngo ate ishuri, nta mwana wakwigishwa nawe ngo yigire igihararumba asuzugura ababyeyi, nta mwana wakwigishwa nawe nyaguhora ku ngoma Imana ngo abe umuswa mu ishuri. Twigishiriza abana kandi nyaguhora ku ngoma Imana, ubishyurira amaminerivare mu izina rya Yesu Kristo n'ibindi byose bakeneye. Izina ryawe nirishimwe. Natwe ababyeyi uduhe guhagarara mu mwanya wacu neza, tukubaha kandi tukubahisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Twerera abana bacu imbuto mu izina rya Yesu Kristo, kuko nyaguhora ku ngoma Imana kuberera imbuto biruta kubabwira. Nyaguhora ku ngoma Imana, udushoboze, uturinde kubakankamira, uturinde kubahahamura, ahubwo wera wa Isiraheli wuzuza amagambo y'ubwenge muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Udutoze, rega natwe turi abana imbere yawe, dukeneye gutozwa nawe. Ntabwo twakwishoboza muri ino viziyo, ntabwo twakwishoboza kurera abana, ariko uri uwera wa Isiraheli ujya utanga ubwenge. Turakwinginze rero ngo tugirire neza. Mukunzi mwiza, byiringiro byacu, ngaho reba nyaguhora ku ngoma Imana ubwoko bwawe hirya no hino, kandi urebe umurimo wawe, kuko ni wowe utangije kandi nawe uzawukomeza. Wambika imbaraga abantu bawe, wambika imbaraga abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Muri departema zose z'itorero nyaguhora ku ngoma Imana, utwuzuza imbaraga, cyane cyane imbaraga dukeneye ni imbaraga z'umwuka wawe wera, kuko izi mbaraga z'umwuka wawe wera nizo zidushoboza rwose gukora ibishimwa nawe. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibikomeze kubana natwe kandi bibane n'abera bose. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi n'umurengezi w'ubugingo bwacu, nsenze nizeye, urakoze. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha kandi ni ukuri mugira umunsi mwiza. Amen.